aho niho natangiye rero nsambanira igiceri cy'ijana kugira ngo mbone amata yo guha abana cyane ko bari bacutse barutanwaga hamezi yindi. Umugabo yazagaje kuntera inda gusa, yaje kuntera inda ya kabiri nongera kuyibyaramo abandi n'ababiri b'impanga. Nyirinzu ngasanga ibitusi yabisize hanze, ambwira ko adashaka ibyatsi mu nzu ye. Niho Imana yampereye matera y'ibihumbi 200. Ko nakure cyane Imana itagukura, ntanakure cyane Imana itakugeza. Iri jambo rero ryo muri Mika 4 umurongo wa 9 niyo mpamvu havuga ngo Yesu nashimwe cyane. Manje kubasuhuza bene data bakundwa mukurikirana ivugabutumwa rica kuri Evangelist Ezekiel TV. Kuri uyu mwanya tugize umugisha, dufite umutumirwa ku mazina yitwa reka bibwire. Mugabirwe Marie Chantal. Yitwa Mugabirwe Marie Chantal. Ni umuntu ufite ubuhamya budasanzwe ngira ngo tugarukeho gake. Ndabizi harimo inyigisho birafasha imitima ya benshi kandi birakomeza n'abandi mu rugendo cyane nk'abari bacitse intege. Reka mbere y'ibyo tubanze dushima Imana yatubashishije ndetse yabanye natwe. Mana data wa twese turagushimye, ni weho Mana ifite imbaraga, ni weho uvuga bikaba ndetse wategeka bigakomera. Mwisi no mwijuru ni weho utegeka kandi ibyo waremesheje intoki zawe birivugira kuko bigaragaza ubumana bwawe. Mwene data ageze hano kuri kamera afite ubutumwa ndetse n'ubuhamya bw'uko aho yasebeye, aho yambariye incocero, ariho wamwambikiye ndetse ariho wamuhereye ishema n'icyubahiro. Uyu mwanya nawe ni umugabo wo naragiye rero njya gushaka aho nacumbika ndi kumwe n'abo bana babiri. Ngezeyo mbwira umumama twari duturanye aho ngaho ntinacumbikire, nibwira mbona agiye mu nzu, nibwira ko agiye kuncumbikira. Ndategereza hari aho amasaha agera ukabona ko ijoro rikuze, ubwo gihe bimaze kuba nko mu masaha 5 saa 6. Imvura yaragwaga nyinshi cyane irimo inyagirira hanze n'abo bana. Hari umusarane wari wegereye umuhanda, ndagenda ngucumbikamo njyanamo babana twicaramo. Nagije ubwenge buraza ndavuga ni se uyu musarane ko wegereye umuhanda hagira umuntu uza muri uyu musarane akadusukamo nje n'aba bana. Tuva muri wa musarane twegera aho ku ruhande. Ndashaka kugira ngo mbwire abantu rero ko Imana igira neza. Ndashaka kugira ngo mbwire abantu ko Imana ifite imbaraga, ko ifite ubutwari n'ubushobozi. Hari igihe ubuhanuzi bumanuka Imana ikavuga iti nkugiriye neza, ariko abantu ntibabyemere. Abantu bakavuga ngo byanyurahe, byaturukahe, byaturuka kuki. Iyo Imana igiye gutabara umuntu ntabwo ireba ngo wavutse he, ntabwo ireba ngo waturutse he, ntabwo ireba aho wakuriye, ahubwo Imana igutabara ku bushake bwayo no ku mugambi wayo. Imana yangiriye neza rero iranzahura, narindi nzahare imwe yo muzanyuma. Nari mfite abo bana ariko ntageraho mbaraza. Aho ngaho naryamaga kuri ibyo bitusi, niho nambariraga kamambiri irimo igiti ngashiramo umugozi kugira ngo mbone uko ngenda. Imana ingirira neza rero irantabara, ariko ikambwira ngo yarambwiraga ngo nzakugirira neza. Ahiri jambo ryo muri Mika 4 niho narimenyeye, niho ryanampumurizaga. Nkavuga nuko byagenda kose nubwo imibereho yanje ari mibi, ariko iherezo ryanje byanze bikunze rizaba ryiza. Hari aho byageze rero babana baracuka, nari mfite umugabo yazagaje kuntera inda gusa, yaje kuntera inda ya kabiri nongera kuyibyaramo abandi n'ababiri b'impanga. Abo bana ari abambere ntibigeze bakingirwa n'urukingo na rumwe, bitewe nuko ntacyo kubambika nari mfite, nta nicyo kubahekamo nari mfite. Ariko Yesu yaje kungirira neza abana nanje muri ubwo buzima bugoye, ntaho kurara mfite, ntaho kuryama mfite, nta nicyo kurya mfite. Aho niho natangiye rero nsambanira igiceri cy'ijana kugira ngo mbone amata yo guha abana cyane ko bari bacutse barutanwaga hamezi yindi. Bamwe bavutse 2006 abandi bavuka 2007. Urumva ko bari batoya cyane, nta menyo bari bafite, nta na rimwe. Ubwo rero ibihumyo muri Musanze byarapfaga hirya, bakaza bavuga bati mubijanira yandaye yo muri Rompuwe kuko
nta bushobozi nari mfite bwo kugura inyama zo kugaburira abo bana, nta n'ubundi nari mfite. Iryo jana narisambaniraga kugira ngo mbone amata bari bunywe, nkagura n'ibyo bihumyo kugira ngo mbibatekere, nkabitanyaguza nkashira mu safuriya ngateka nkabahereza bakamira, kuko nta n'uwari ufite n'iryinyo na rimwe. Ariko Yesu yaje kubana nanje, Imana yabanye nanje muri ubwo buzima bugoye. Aho ngaho nasambaniye igiceri c'ijana, aho ngaho nararaga hanze, niho Imana yangiriye neza. Aho niho Imana yampaye ikibanza ndubaka. Kumbe ikibanza aho ngaho byari bigoye, nagiye gushaka abasherisheri bo kugira ngo banshakire uwo murima aho nzubakamo, kugira ngo ngugure. Birangira bakabwira abantu bati Randaya yarasaze, isarana amafaranga. Nubwo iri kubabwira ngo muje kwishakira ikibanza nta mafaranga ifite. Ariko Yesu yabanye nanje muri ubwo buzima bwose, angirira neza. Nagiye kukigura, biba ngombwa ko ngezeyo bari gutera intambwe kugira ngo tugure uwo murima. Imana ingirira neza ibana nanje, baje kubwira umwanditsi bati nubwo uri bwandi kurandikira ubusa, kuko Randaya nta mafaranga igira. Ariko ngewe nari mfite ibanga, Imana yari yaravuganye nanje imbwira ko izangirira neza, izangirira neza abantu bakazabibona, ikazangirira neza kandi nimunkorera ibitangaza abantu bakumira. Aho ngaho nasuzugurikiye. Rero ndashaka kugira ngo mbwire abantu badukurikiye, kuko Imana igira neza bugaca bukira. Aho ngaho nambariye inkweto rimwe igiti, aho ngaho naryamye nkarara hanze, aho nararaga mu musarane, aho nararaga muri borodire. Ndashaka kugira ngo mbwire abantu badukurikiye ko ariho Imana yantabariye, niho Imana yampereye ibyo kurya, niho Imana yanyambikiye, niho Imana aho nasasaga umufuka ku bitusi, nyirinzu ngasanga ibitusi yabisize hanze, ambwira ko adashaka ibyatsi mu nzu ye, niho Imana yampereye matera y'ibihumbi 200. Haleluya. Imana yo mwijuru igira neza bugaca bukira. Ndashaka kugira ngo mbwire abantu badukurikiye ko nakure cyane Imana itagukura, ntanakure cyane Imana itakugeza. Iri jambo rero ryo muri Mika 4 umurongo wa 9, niyo mpamvu havuga ngo niki gitumye uvuza induru, mbese nta mwami ufite, umujyanama wawe yapfuye, bitumye bise bigufata nk'umugore uri kumwe. Ndashaka kugira ngo mpumurize abantu basakuza mu kigeragezo. Njewe ubu buzima bwose nabunyuzemo, ariko nkabwira Imana ngo birakureba. None singe ko nigeze mfukama ngo ngusaba urubyaro, kandi ko ntacyo nigeze mfukama ngo ngusabe, ariko wowe ukaba wararebye ukampera urubyaro hagati y'abantu batarufite. Hari icyo washakaga kunyigisha, hari icyo washakaga kunyereka. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Niyo mpamvu iyi saha n'uyu munota njewe ndi gutanga ubuhamya hangaha, kugira ngo ubu buhamya, kuko Imana yambwiye ko nimbutanga buzakomeza benshi. Hari benshi basuzuguritse kubw'imibereho bahura nayo. Njewe nakoze uyu mwuga w'uburaya, kandi bitari ngombwa ko ngukora, ariko ndawukora kubw'ubuzima narindimo. Pastor, njewe uyu mwuga narawukoze nsambanira iki giceri c'ijana kugira ngo abana banje babone amata, kugira ngo abana banje babone ibyo kurya, kugira ngo mbone ubwishyu bwo kwishura ikode ry'inzu nabagamo. Ariko Imana yo mwijuru yabanye nanje, irandinda muri ubu buzima bwose. Icyo nagenderagaho nuko Imana yambwiraga ngo izandinda kandi izabana nanje. Kugeza n'uyu munsi rero Imana yabanye nanje muri ubwo busambanyi nakoze, ntabwo nigeze nkurira mu burwayi rwose. N'uyu munota ndacyari muzima, nicyo nshimira Imana. Ariko uwo mugabo wantaga kuri uyu munsi akagenda akavuga ngo nge sindi umugore, yaragiye kugeza kuri uyu munota ageze yagera muri ubwo busambanyi bwe yajaga gukora kurira mu burwayi. Imana yo mwijuru rero ndayishima, kuko yambwiye ngo izabana nanje muri ubwo burwayi bwe yabanye nanje. Ngewe sinarinzi karwaye, igihe cyarageze afata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, ariko nge sinarinzi ko ayifite. Ngewe nabanye nawe rero, kuko ni umusirikare, yamaze kubona amaze kugira icyo kibazo cyo kurwara, arangije naje ndamugeraho akanyihisha, akumva ko ataravugana nanje. Ariko igihe cyarageze abayobozi be baravuga bati rero niba uriya mugore ari we mwabanye, akabuzi neza kandi mwarabyaranye, ukabuzi neza ko ari we waguteye icyo kibazo cy'uburwayi, ahubwo washikamo mukabana, kuko we yarazi kubwo nanje ngize ute ndwaye, cyane ko nakoze umwuga w'uburaya yumvaga ko nanje ndwaye. Haleluya. Ariko Imana yacu nishimye. Ngewe mu buraya nakoze kubera ko yarizi ko nzahagarara imbere y'iteraniro y'abantu benshi cyane, nkababwiriza ubutumwa, nkababwira ubuhamya. Ngewe yarandinze,
indindira yo sinarwara, ariko noneho iza kunshira mu shuri yo kugira ngo mbane n'umurwayi. Imana yangiriye neza rero, mva muri ubwo buzima bwose, ubwo buzima mbubamo bwo kurara hasi, bwo kurara hanze, bwo kurara mu musarane, bwo kwambara ubusa, bwo kuryama ku bitusi, bwo gusambanira igiceri cy'ijana. Irangije mvuye muri iryo shuri, mbonye uwo mugabo agarutse, ndavuga ntubwo uko biri kose tugiye kubana neza, ariko ntazi ko ari irindi shuri ngiye kwinjiramo. Imana yo mu ijuru rero yabanye nanje kugeza n'uyu munsi. Ubu ndakubwira ngo mfite abana 7. Muri aba bana 7 uwo nabyaye ari umwe n'umwe, ariko abandi bose ni impanga. Ariko Imana yangiriye neza, abo bana bose nababyaye uwo mugabo afite ikibazo cy'ubwanda ariko nje ntabizi. Ariko Imana ibana nanje, irandinda irandengera. Ubu niyo mpamvu ngomba kuvuga imbaraga z'Imana nabonye, kuko ni Imana nabonye, ntabwo ari Imana numvise, nta nubwo ari n'Imana bambwiye, ahubwo ni Imana niboneye. Niyo mpamvu ngomba kubwira abantu badukurikiye kugira ngo bakomerere no mu mwami, kuko hari imbaraga z'Imana kandi hari imbaraga z'imiri zindi. Izo mbaraga rero nkeneye kubwira abantu kugira ngo zibakomeze, nuko ubwo buzima bwose nabunyuzemo, aho nasuzugurikiye, aho nambariye ubusa, aho nambariye inkweto irimo igiti n'umugozi, aho ngaho niho Imana yampereye ikibanza, aho ngaho niho Imana yanyubakiye, aho ngaho niho Imana yampereye inzu. Uwo mugabo yaragiye muri ubwo buzima bwose, ariko ndashaka kugira ngo mbwire Imana abantu bayifata nk'inyantege nke. Pastor, umugabo yagiye nta kibanza mfite, umugabo yagiye nta nzu mfite, yagiye kugaruka asanga ndi mu nzu, asanga iri no mu kibanza. Ubu ni cyangombwa kinyanditseho, amazina yanje ni Mugabirwa Marie Chantal yanditseho cya burundu cyanje, kuko we yari yarubatse inzu, arangije ashaka kurongora undi mugore, arangije yihereza nyina kimara kubona ko ahuye n'ikibazo cy'ubwandu. Aravuga ati rero icyo naringambiriye ubukwe ntibubaye, uriya mugore twe twarabyaranye nzi kazampa bari abana, ubwo bari 2 nari mfite, none bibaye ngombwa ko nandura, none rero iyi nzu sinkiyimuzanyemo, nawe ntabwo nari narayubatse nzayimuha, ahubwo yihereza nyina. Ubwo nje ndi kurara hanze kubera ko ndi mu ishuri, ariko ijambo ryarambwiye ngo iyo uzaba ukomeye unyura no mu bikomeye. Imana yo mu ijuru rero yangiriye neza, yaje kugaruka asanga ndi mu nzu, inzu yubatse, inzu ikinze, ariko najya gusenga Imana ikambwira iti nzakugirira neza. Ariko ijambo ry'Imana riri muri Yohana ya mbere igice cya 4 umurongo wa 20, haravuga ngo umuntu navuga ngo nkunda Imana akanga mwene se azaba ari umunyabinyoma. Njye narabana isi Imana, none ko nsengana n'abantu bakampanurira bakampa n'ibyo kurya, none niki? None kubera iki abantu tudakundana? Kubera iki abantu waturamye kugira ngo twibone mu ishusho yawe? Kuko wafashe umuntu uramurema, kuko wowe nk'Imana, Imana iri kure twe ntitwagombaga kuyibona, ariko iravuga iti reka ndeme Pasiteri Ezekeri kugira ngo nzamuhuza na Chantal, bazabyara iki? Bazabyara urukundo rw'Imana n'abandi bababonereho. Ariko abantu twa muri iyi minsi twuzuye ubugome, ntabwo dushaka gukundana, ntabwo dushaka kuzuza ishusho y'Imana yaturemye. Niyo mpamvu ndahangaha ndi kuvuga ngo Imana igira neza bugaca bukira, itarebye ngo wavutse he, itarebye ngo waturutse he, ariko Imana yacu ifite imbaraga, Imana yacu ifite ubutwari. Imana rero yarandinze, indindira muri ubwo buzima bwose, indindira muri ubwo buzima bwari bukakaye, muri ubwo buzima bwari bugoye, aho nasambaniraga iryo jana kugira ngo mbeho. Irangije ingirira neza ikambwira ko izanyubakira, yanyubakiye rero idakoresheje n'umuterankunga, ariko ndangije ndubaka, mbona ikibanza ndubaka. Ubu nubatse inzu y'amabati 33. Pastor, iwanje Imana izagushoboza uzahagera. Nubatse inzu y'amabati 33, ni muri uyu mudugudu wa Muhe, niho ubuzima bwose bukakaye nabunyuriyemo, niho naryamaga hasi, niho naryamaga kuri uwo mufuka, niho nambariraga iyo nkweto irimo umugozi n'igiti. Muri uyu mudugudu niho nasambaniye icyo giceri cy'ijana. Ni naho Imana yantabariye, ni naho Imana yangiriye neza kugeza kuri uyu munota, ni naho naboneye imbaraga z'Imana.
ariko Imana ikambwira iti nzagukoresha, nzakugirira neza, kandi nimara kukugirira neza nzagukoresha. Havuga ni si ubwo byanyura he? Jewe ko ndi insuzugurwa hanje umuntu wakoze uburaya ahangaha muri uyu mujyi muri iyi seta, ubu niho nzakorera n'umurimo. Imana ikambwira iti niho nzakwemereza, niho uzakorera umurimo. Ikimenyetso n'ikimenyimenyi uzawukorera mu baturanyi, nzagukoresha iby'ubutwari kugira ngo babone kuri Imana iri muri wowe. Ariko Imana yo mu ijuru, ndi gushima Imana ko yangiriye neza kugeza kuri uyu munota yampaye urubyaro, Imana n'umugabo, n'uyu munsi ndi kumwe nawe, nubwo afite icyo kibazo Imana yarambwiye ngo nzakugirira neza. Yangiriye neza rero, nta kibazo mfitanye nawe, ubu aratujije, ari mu kazi kiwe, igihe iyo kigeze araza agasanga nta kibazo mfite. Kandi we yaragiye aje gufata amaguzanyo ngo ari kugira ngo ampime, ngo kubera ko nge ndi muzima akimara kubona ko nta kibazo mfite, yaragiye aje gufata amaguzanyo ku buryo asigaye ahembwa amafaranga 3,000 byonyine. 3,000 byatunga abana 7 pasite, ntabwo bishobora kubatunga. Ariko Imana yo mu ijuru yangiriye neza kugeza n'uyu munsi mpakazi ntarize imakazi. Pasite uyu munsi Imana yo mu ijuru yampaye akazi, ntago nize, ariko rwose byibura yabaye makeya, mbona amafaranga 53,000 bya buri kwezi, mpembwa insinyisha kontara. Akazi nkora iyo kaza kunyura mu mudugudu ntibyari gukunda, iyo kaza kunyura mu kagari ntibyari kwemera, ariko abantu bose baratunguye babonye ndipfita ako kazi. Imana yo mu ijuru rero ngenda yishima kuko yangiriye neza. Ndashaka kugira ngo mbwira abantu badukurikiye ko nta kure cyane Imana itagukura, nta nakure cyane Imana itakugeza. Imana ishoboye byose rero, abantu bafite kwiheba, abantu bafite kwiganyira, niyo mpamvu Imana yampaye iri jambo ikambwira ngo njye mbabwira ngo niki gitumye bavuza induru. Mbese nta mwami bafite, umujyanama wabo yapfuye, bitumye ibise bibafata nk'umugore uri kumva. Ubuhamya bwanje rero nubwo. Imana yo mu ijuru tugirire neza, Imana yo mu ijuru dusange, Imana yo mu ijuru dutabare. Rwose Imana yambwiye ko abantu bose nzaje mbwira ubwo buhamya bwanje bagomba kubohoka, bagomba gukomera, kuko iyo akoze ibyanje itagomba kunanirwa ibyabo. Murakoze. Amen. Murakoze cyane. Chantal, ngewe uvuze ubuhamya numva ngize ikibazo gikomeye. Yego. Si kimwe nagize ibibazo byinshi, ariko ndagira ngo byibuze tubisangireho. Ese kiriya gihe wasambaniraga igiceri cy'ijana, muri kiriya gihe yari nka ryari? Kiriya gihe yari 2006. 2006. None se washoboraga kubona ibyo kurya? Washoboraga kubona ibyo kurya mu ijana, byibuze ukagira n'ikindi kintu usaguraho? Bivuze ngo uwo munsi ntabwo nasambaniraga iryo jana gusa, ahubwo nasambaniraga ijana kuri buri mugabo, ariko ngahura n'abagabo batandukanye, byibura ko umunsi nkaba ninjiza nk'icumi. Ubwo nibwo bwari ubuzima. Hari ikindi rero kibazo gikomeye nashoboye kugera mu bibazo byawe no mu buhamya wanyuzemo, ko umbwira ngo hari igihe waryamaga ku bitusi-tusi, ibi byatsi biva ku nturusu, ugasasaho umufuka. Kiriya gihe wumvaga hari ukuntu ubwo buzima buzahinduka, wumvaga bishoboka ko wazava kuri ibyo bitusi, wumvaga vrema ibyiringiro byawe ari hehe? Ngewe icyo gihe naryamaga kuri biriya bitusi, nta kundi kwizera nari mfite, navugaga ngo bizagenda gutya, ariko naravugaga nti niyo uyu munsi byagera ngapfa, ariko Imana yo kubera ko yari mfiteho umugambi ntabwo yemeye ko mpfa ntarabona ku byiza byayo, niyo mpamvu yankuye ku bitusi kanshira kuri matera. Ni ukuri Imana igira neza cyane, ndanezerewe. Wavuze ati bitewe nuko nta bushobozi bwo kugura inyama wari ufite ngo wondoze abana, wagize kwizera ukajya ubahereza ibihumyo, ndetse bakabimiriraho, ariko bakabaho ntibigire n'icyo bibatwara kubwo kwizera. Ndetse umbwira ko hari n'igihe kubwo kwizera no gusenga kwawe sida itigeze igufata kandi wahuye
n'abantu bayifite. Ese weho nta rindi banga wakoreshaga hagati aho? oya ntaryo. Niba ari ntaryo, ni ubuhe butumwa wagenera abantu b'indaya uyu munsi bari ku muhanda bavuga ko batashobora kujya gukora, batekereza ko Imana yabataye yabatereranye nta n'ikindi bakora? Uyu munsi weho ni ubuhe buhamya wabahereza? Uyu munsi ubuhamya naho abantu baba ku muhanda, hari benshi twakoranye n'uwo mwuga w'uburaya n'uyu munsi bakiwurimo, ariko icyo nabahaho ubuhamya kuri uyu munsi ni uko nabashishikariza mbabwira ngo nibave mu byo barimo baze gusenga Imana. Kuko njyewe nasanze umupasiteri bitaga Benimana Jean Claude, ndamubwira nti none niba usenga Imana unsengera Imana, ndeka abagabo b'abandi ariko impa ibyo kurya, kuko nibyo bituma nja gusambana. Arangije aransengera Imana, Imana ingirira neza, rero impa ibyo kurya. Nabo rero nabashishikariza kugira ngo baze ku Mana, kuko mu Mana harimo byose, nta kibuzemo. Mu Mana harimo amafaranga, mu Mana harimo abagabo beza, mu Mana harimo ibyo kurya n'ibyo kunywa. Murakoze cyane ku butumwa ugeneye abandi bagikora umwuga w'uburaya bakiri ku muhanda. Ni ukuri Imana ibagirire neza kandi bahereze guhaguruka bafata icyemezo cyiza nk'icyo wafashe. Imbaraga z'umwuka wera zibagereho. Yego. Hari ubutumwa ugeneye indaya zisigaye ku muhanda, ariko hari n'abandi bavuga ko Imana idakora, Imana idasubiza, Imana itabasha guhindura ubuzima bw'abantu, ndetse ko igihe umuntu ngo aba agiye kuri kamera nka gutya aba ari kwigirisha. Weho uyu mwanya ni iki wababwira nk'umuntu uvuze ati hano mu Kinigi muri Muhe, mu mudugudu wa Muhe niho nambariye kamambiri yacitse, nyishyiraho umugozi n'igiti kugira ngo ntambuke, niho nambariye ubusa, niho nasambaniye igiceri cy'ijana, niho naryamye ku gitusi ku muhanda ijoro riracya mfite n'impinja impanga. Imana ingirira neza, mbona inzu hatabonetse umuterankunga, ndayubaka inzu y'amabati 33. Yego. Ahangaha muri Muhe, juste abantu bari hano barabizi, abantu batuye aha muri mu murenge wa Kinigi barabizi. Weho uyu mwanya niki wagenera abantu bagishidikanya imbaraga z'Imana? Yewe ndashaka kugira ngo mbwira abantu bashidikanya bavuga ko Imana idakora, ndashaka kugira ngo mbabwize ukuri ko Imana ikora. Imana irakora, kuko njye Imana mbabwira ntabwo ariyo numvise, ahubwo ndabwira abantu Imana nabonye. Imana niboneye rero ikankura mu buraya, ikanyubakira ahangaha, nkahabona inzu, nkahabona ikibanza, nkahubaka inzu y'amabati 33. Ahangaha nambariraga kamambiri irimo igiti, narangiza nta gitenge nagiraga. Muri aba bana nabyaye bose ubu hariho abana 6 nibo bahagaze, ariko muri bo abakingiwe ni 3. Abandi bose ntibigeze bakingirwa, hejuru yuko nabonaga ntaco kubambika mfite, sinje no kubakingiza. Ndashaka kugira ngo mbwira abantu badukurikiye ko Imana ikora, ko Imana ifite imbaraga. Imana yangiriye neza rero, iyakoze ibyo ngibyo, ikanyubakira, ikampa umugabo, ngasezerana nawe ku manywa izuba riri kuva. Ubu kugeza kuri uyu munota, aho ngaho nabonaga inkweto nambara nkayambarira imigiti, niho nambarira n'inkweto ya 40 n'iya 50 pasita. Aho ngaho niho nambarira igitenge cya 50 cya 60. Aho ngaho kuri uyu munota nta gitenge buri ubona. Ahangaha ahanasuzugurikiye, aho ngaho nararaga mu musarane, aho ngaho naburaga aho ndyama nkabura n'uncumbikira. Kuri uyu munota mu mudugudu wa Muhe, akagari ka Civugiza, umurenge wa Nyange, aho ngaho niho kuri uyu munota wambaza 100,000 nkakemura ico kibazo ntavuye nahondi. Aho ngaho niho nakemura ikibazo cy'200,000 nta muntu mpamagaye, nta n'umuterankunga nsabye. Aho ngaho niwe mpamvu nshaka kubwira abantu ko Imana ifite imbaraga, Imana ifite gukora kwinshi, itanyujije mu muryango navutsemo, itanyujije no ku mugabo. Bukuru uyu munota umugabo wanje ahembwa amafaranga menshi, ahembwa n'7,000. Ariko nje kuri uyu munota ubu ntunguye n'ubu twicaye aha rwose ukambwira uti mpirye 5 naribona kandi ntavuye hano. Niyo mpamvu nshaka kubwira abantu badukurikiye ko Imana yo mwijuru ifite imbaraga, Imana yo mwijuru ikora imirimo yayo, irakora igakora imirimo n'ibitangaza. Niyo mpamvu babwira ngo Imana mvuga niyo nabonye, ntabwo ariyo numvise.
ubwo nibwo buhamya naho abantu bagishidikanya bavuga ko Imana idakora, bavuga ko Imana idafite imbaraga. Imana ifite imbaraga rwose, sinduwa kurenda ahangaha hepfo y'Agakiriro. Abantu benshi baranzi, yaba abagabo n'abagore, ari n'abagabo twasambanaga baranzi, n'uyu munota bakaba bazi ko njyewe tutongera guhurira muri ubwo busambanyi. Muri uwo munota bari bazi ko nasohokeraga muri hoteli, bakaba bazi abo twasohokanaga, n'uyu munsi bakaba bazi ko ntashobora gusohokana nabo. Abo ngabo barabizi neza kuko Imana yangiriye neza. Nta kure cyane Imana itakura umuntu, nta kure cyane Imana itageza umuntu. Murakoze cyane Mama Chantal. Ndanezerewe kubw'ubuhamya bwiza. Imana yakugiriye neza mu mudugudu. Yego. Wamwariye mu mudugudu, iguhera agaciro mu mudugudu, iguhera inzu mu mudugudu, iguhera umugabo mu mudugudu, musezerana muri uwo mudugudu, mutuye muri uwo mudugudu, niho wakuriye, niho wicaye, niho n'ubundi. Haleluya. Amen. Izi ngizi ni imbaraga z'Imana. Izi ngizi ni imbaraga z'Imana. Amen. Reka dusoze dushimira abari badukurikiye. Yego. Ni ukuri nawe wari ucitse intege, hari ubutumwa bwiza nakugenera. Haleluya. Nuko iyo usenze byose birashoboka. Niremera muri Yesu. Iyo uhamagaye Imana igira icyo ikora. Amen. Ndetse nawe ndumva hari ubutumwa nakugenera. Bari abana batatu utakingiye kugira ngo batazagirwaho ingaruka nuko batabashije kubona izo nkingo, wazegera abanyabuzima barazibakingira mukaganira. Imana ishimwe, bari kuzibakingira, barazi kuva ku myaka 12 barazibakingira. Imana ishimwe cyane ko bazironse. Ndetse nawe nkushimire cyane kubohoka. Iyi ngiyi ntabwo ari intambwe itera abantu bose. Abantu benshi Imana bakorera ibitangaza bakiyicarira, abandi bakabihisha, abandi bakituriza. Ariko iyi ngiyi ni intambwe yo kuba warakirijwe aho ngaho. Abagabo mwasambanaga bakubona, bambona n'uyu munsi bakaba bakwifuza, ntibakubone kubanyuraho kandi uhari. Iri ni ishimwe rikomeye. Amena. Reka dushimire Imana rero yabanye natwe muri iki gikorwa. Mana data wa twese turagushimye. Uri Imana bwite ikora. Mana uzahoraho. Wakoraga imirimo ihambaye kera. Yewe Yesu narakubonye ubwo wangiriye neza. N'uyu munsi turabibonye. Ubwo byari bikomeye wabanye nanje. Ubwo wanyijije imvura y'amahindu. N'uyu munsi. Ukandindira isubyo ku mihanda. N'uyu munsi. Mana wabanye nanje ndagushimye. Warakoze Uwiteka Imana warangaburiye. Unyubakiraho naraye. Uranyambikaho nambara y'ubusa. Mana ndagushimye. Mana wabanye nanje ndagushimye kubw'imbaraga zawe. Ndagushimye kubw'ibitangaza wakoreye umuja wawe. Warakoze Uwiteka Imana. Ngaho komeza ugaragaze abari ku mihanda ubavane, kuko nabo ushobora kubagirira neza, kuko wangiriye neza nkabona imbaraga zawe nabo bazi, kuko nabo ushobora kubagirira neza, kuko uri umwami w'amahoro. Urakoze kuri byose. Turagushimye kubw'ibyo wakoze, ndetse twiteguye no gukomeza kubona ibirenze, kuko ushoboye byose. Uhereye none n'ibihe byose urakoze. Amen. Murakoze cyane. Imana iduhane umugisha. Amahoro y'Imana no gukora kwayo bikomeze bituganzeho uhereye none n'ibihe byose. Amen.